igihe nararwaye nararembye, icyo gihe nari meze neza nta kibazo nifitiye, njya nkaryama mfite umutekano, ariko kubera ko umubyeyi wanjye yageze hagati akigenda muri Kongo akadusiga turi abana batoya b'imyaka 6, ubu nyine ubuzima bwatangiye kugenda buhinduka burushaho kuba bubi. Muka data akajya avuga ngo mbese ngo nyoko saba atayimureba ko mutamukurikiye, kubera nyine atangiye kutubwira ayo magambo twumvise dutangiye guhangayika. Murumuna wanjye nawe ngiye kubona mbona yitabye Imana kubera ibirozi. Ubwo bigeze hagati ngenda hangayika cyane, nkagenda arara hanze, imbwa zikaza zikanyihumuriza zigasubirayo, kubera iyo uryamye hanze wambaye igipira kirekire nta mbwa ishobora kukurya. Wapi waba uvuga ati wenda nka nyuma y'igihe kingana gitya nzazana umugore, cyangwa ibyo ngibyo ntabwo uratangira kubitekereza byo gushaka umugore? Oya, ntabwo byo gushaka umugore umuntu arabitekereza. Burya ubanza wiyubaka, mara kwiyubaka gahunda ugatangira gushaka umugore. Burya iyo mu myanya yawe y'ibanga yo bitari byagera igihe cyo guhaguruka, ntabwo ubura agatekereza gushaka umugore. Ushaka umugore ufite ubushobozi, wamara kubugira ukabona gahunda zawe zihaguruka, kuko iyo ufite ubushobozi na gahunda zawe zirahaguruka, ukabona ugatekereza iby'umugore. Noneho kubera ko ubu ngubu nta bushobozi uragira, gahunda zibanga ntabwo zikora, ntabwo zirakora neza. TV3 Yes, reka ngusuhuze kandi umwifurize ibihe byiza wowe ukurikiye TV3 Rwanda. Nizere ko umeze neza, nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bukomeje kugenda neza cyane, kandi niba utameze neza ndagukomeza ndakubwira ko isi tubamo niko bigenda. Uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi, uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza. Bityo rero mu gihe dugihumeka umwuka w'abazima muri ubu buzima nta mpamvu yo kwiheba, kuko byose biba bigishoboka. Ntabwo byahora ari byiza kandi nanone ntabwo byahora ari bibi gusa, bityo kubera Imana byose biba bishoboka. Ndi kumwe n'umutumirwa umeze neza, yitwa Samuel. Samuel, amakuru yawe? Ni meza cyane. Umeze neza cyane? Iminsi myinshi cyane. Murakoze cyane. Haracimo igihe kirekire nawe tudabonana. Igihe kinini cyane, ariko wari uri aho buke bese muri make. Urashima Imana mbese muri make? Ntabwo bimeze neza nyine, aba ari ikibazo cy'uburwayi n'ubuzima bukomeye cyane, ariko byibuze urimo urashima Imana. Ndashima Allah subhanahu wa ta'ala. Buryo gushima Imana nicyo cya mbere. Rero uyu munsi nifuje kuba naganira nawe. None se wagize Imana utayishimye ugashima iki? Urumva nyine udashimye Imana, erega nuko nyine abakunda kubyirengagiza, ariko burya ubuzima bumeze nabi bunameze neza tuba tugomba gushimira Imana. Alhamdulillah. Ndakubona rero. Urambona cyane ukuntu umeze, ariko ubuzima ntabwo buba bworoshye. Burya no kubana n'abantu, ujya ubanza ubamenye. Kubana na mukasiko burya ni ibintu bikomeye cyane. Uko ndeba gutya burangiye narahangayitse mu bintu bikomeye, nabayeho mu buzima bubi, ndarwaragurika, mbura n'undwaza. Ngeze kwa muka data nawe avuga ati wapi, uko nari maze igihe mba mu mujyi, ubwo naje kuza kurwara njya CHK, nari mfite ikibazo cya hano mu mara. Ubwo barambaga, ubwo bamaze kumbaga ngeze hagati ndahamagara Igisenyi mu cyaro kavukire cya Nzarwe, ndababwira se kunarwaye nta kuntu mwaza mukandwaza, kandi nta murwaza mfite CHK, ahubwo umuntu nayo nohereje nk'intumwa yanjye bamwita umutekamutwe. Umaze kumwita umutekamutwe, noneho bagerageza no kohereza amafoto, baravuga ati uyu ntabwo ari umuhungu wacu warwaye, yarapfuye. Ibaze kuba abanyacyaro babaho bameze mbese ntabwo bameze nk'abo mu mujyi. Usanga iyo babwiye ikintu barwaye gutya na gutya, kugira ngo bumve ukuri kwawe, ahubwo bakwita umutekamutwe. Nabo bashaka kugira ngo ubarye sinamenya. Abanyacyaro nk'abo rero bajye bagerageza bajijuke. Ubwo rero icyo nababwira nk'abantu babana nka ba mukase,
mugomba kumenya ubwenge, kuko ngiye nabayeho mu buzima bubi, nari igitoki cy'amakashi, tugeze hagati kubera inzara, igitoki cy'amakashi urabizi, uragifata ukagishyira mu isekuru, ukagisekura, mara kugisekura ukagishyira ahantu kikuma, cyamara kuma ugashyira ku nkoko, ukayungurura bwa bufu ukabutekamo igikoma. Ibaze kubana nka mukasiko akugira nk'ibibazo nk'ibyo ngibyo. None namwe rero abaduteze amatwi n'abatubona, ntimukabone ba mukasiko, burya ba mukasiko ntabwo ari abantu beza. Mujye mugerageza, mwihangane, mwirwaneho, nawe nimukurikiza ibya mukasiko muzapfa nabi. Samwe, ndumva ku bintu biki ubashije kumbwira, ni uko usa nkaho wabaye mu buzima bubi cyane udateze kuba wanakumbura. Ariko se nyuma y'ubwo buzima, ese wowe ubayemo, abavandimwe bawe bo muvukana bo ni iki bagiye bagufasha? Abavandimwe tuvukana rero nta n'umwe, bose narabashyinguye, barapfuye. Ubwo ngenda Nyakamwe. Nyakamwe. Ubwo mbaho gutyo, mva mu cyaro nkaza hano mu mujyi wa Gisenyi, byananira nyerekeza mu mujyi wa Kigali. Hose umuntu aba agomba gushakisha, kubera ko uburwayi bwanjye bwo mu nda, iyo nafashwe nerekeza i Kigali kugira ngo mbone ukuntu mbona transferi injyana CHK. Ubu ngubu nta kintu ngomba kurya, ibigori simbirya, kawunga yo ndagerageza uko biri, ariko nyuma yaho nkaza kunywa amazi. Ikindi ntabasha kurya ni amandazi, ngerageza kwinywera mu karu nyine, kugira nyine noroshye mu nda. Bumva ko ubuzima burahenze, ntabwo ubuzima bworoshye. Abari ahangaha icyo nababwira rero, abari hanze aha, mujye mugerageza kurinda ubuzima bwanyu, niko kubaho neza. Kandi mujye mugerageza mwumve n'inama z'ababyeyi, nimujye mwigira abajirekoni, mujye mubatega amatwi, icyo bababwiye mucyubahirize. Mukasiko nakubwira nabi, ugerageze wihangane, icyo agutumye ucyumve, ariko agato karakura. Nawe hari igihe wazakura ukibeshyaho, ariko utavuze ngo wamugirira nabi. Wowe ugomba kumwereka ko byose bishoboka. Mwese Samweli, ubu ngubu buriya urimo urabarizwa ahagana he muri ino minsi? Ubu ngubu ndimo ndabarizwa hano mu mujyi wa Gisenyi ku mumama bita Sumaya, hariya muri Nengo nyine n'undi. Mu gihe nyine mba nanze kugira ngo njye mu cyaro, kuko mu cyaro ntabwo biba byoroshye. Iyo urebye nabi barakuroga. Ibaze n'ababyeyi baroga abana babo, umubyeyi akaba yakwirogera, basigaye baroga abana babo bagapfa bakavaho. None abana babo batera imbere bakabagirira ishari, ari ukugira ngo babifurize ibyiza, ahubwo babagirira ishari. Namwe mwa babyeyi, mwa bana banyu, ari ukugira ngo mubagirire ishari, ariko si mwakwifuza ko batera imbere? ariko se buriya umubyeyi yaba yarakubyaye akaba yakugirira ishyari, cyangwa ahubwo ni abandi babyeyi ku ruhande bagira abandi bana amashyari? Oya, wa munyamakuru, icyo kibazo umbajije ni ikibazo cyoroshye. Ibintu nk'iki gihe byarakomeye, ababyeyi basigaye banga abana babo, ibintu byasubiranywemo. Nta mubyeyi ukicyubaha umwana we, kandi nta n'umwana ukicyubaha umubyeyi we. Baricana kubera amasambu, kubera imitungo. Ese iyo mitungo, kubera ko mwicana mupfuye imitungo, bizamara iki imbere y'Imana? Mujye mugerageza, ahubwo mwumvikane, mugerageze no gusenga. Icyo nicyo cya mbere. Kwihangana birashoboka. None se mbere yuko urwara izo ndwara zitandukanye ubu ngubu zigiye zigufata rimwe na rimwe, ho ubuzima mbere yaho bwari bumeze gute? Ubuzima mbere yo kugira ngo ndware, ubundi mbere nari ndi muzima, nari meze neza, ntabwo nari nanutse, nari mbyibushye, ndi umusore. Ntabwo ari mu ndebe gutyo rero ngiye nararwaye, nararembye. Icyo gihe nari meze neza, nta kibazo nifitiye, njya nkaryama mfite umutekano. Ariko kubera ko umubyeyi wanjye yageze hagati akigenda muri Kongo, akadusiga turi abana batoya b'imyaka 6, ubu nyine ubuzima bwatangiye kugenda buhinduka, burushaho kuba bubi. Muka data akajya avuga ngo mbese ngo nyoko saba ataye mureba ko mutamukurikiye,
kubera nyine atangiye kutubwira ayo magambo twumvise dutangiye guhangayika. Murumuna wanjye nawe ngiye kubona mbona yitabye Imana kubera ibirozi. Ubwo bigeze hagati ngenda hangayika cyane, nkagenda arara hanze, imbwa zikaza zikanyihumuriza zigasubirayo, kubera iyo uryamye hanze wambaye igipira kirekire nta mbwa ishobora kukurya. Wapi. buriya inzu mwabagamo bari basohoyemo? Muka data yageze hagati arayidusohoramo ko twe tukiri batoya. Ubwo nyine murumuna wanjye bageze hagati, mama araza aramutwara amujyana muri Kongo. Aba ari njyewe usigara uhangayitse, nkajya njya gusaba ibintu by'impungure byo gukaranga, nkabura amazi yo kubiteka. Ubwo narangiza ngafata kiriya kibindi nkagikata gutya, ngacana, ngatereka amashyiga hariya y'amabuye. Ubwo narangiza ngashyiraho cya kibindi gisatuye, ngashyiramo impungure zumye, nkajya nkaranga gutya kugira ngo mbone utwo kurya. Ubwo rero nibwo buzima bwanjye nabayemo. Se ni ibintu birebire, ntabwo nabivuga, ni ibintu birebire cyane, birakaze. Buriya iyo umuntu yibutse ubwo buzima, numva nta kwifuriza mugenzi wanjye kugira ngo ubwo buzima bubemo. Birumvikana ntabwo wakwifuza mugenzi wawe kuba yaba muri ubwo buzima, kuko urumva ko ubuzima wabayemo ntabwo ari ubuzima umuntu yakwishimira, ntabwo ari n'ubuzima umuntu yavuga ati burya hari igihe umuntu akumbura ubwana bwe, ariko ndakeka we ntabwo wakumbura igihe cyawe cy'ubwana. Oya, ibyo ngibyo ntabwo nabikumbura pe, ahubwo umuntu uwo ari we wese yifuza gukura kugira ngo akomeze arebe ko ibyo ku isi. Ndabizi ko muri iki gihe abantu basigaye bakunda iby'isi kurusha gukunda Imana, kandi icya mbere ni Imana. Ibaze aho umubyeyi yica umwana we, si iby'isi se? Kuri Imana yarayitaye, ntabwo akiyibuka. Ubu ngubu urabona ko imyaka ishize ni myinshi uba muri ubwo buzima. Ese ubu ngubu hari nk'ikintu waba ufite ukora ku buryo byibuze uvuga ati ndimo ndategura ejo hanjye hazaza, ku buryo byibuze ubuzima nabayemo kera nkiri umwana, ku buryo nshaka kuba nyine kuba nabuhindura, noneho ubukuru bwanjye nkazabamo mu buzima bwiza? Aya, ubu ntacyo mfite cyo gukora kubera ubumuga naje kuza kugira hano. Ibintu wenda nagikora, ariko kubera ubumuga bwa hano kwa muganga barambujije gukora ibintu biremereye. Ariko utavuze ngo ufite akazi wakama nkagakora. Buriya ubu ngubu nk'akazi washobora ni nk'akahe? Ako ariko kose gapfa kumbeshaho. Kandi tubwiye ko kwa muganga bakubuje kuba wakora akazi karimo ibintu biremereye. Ibintu biremereye, ibintu byo guterura, gushyira ku mutwe, ariko ibintu byoroheje birakorwa. Hari ibyibuze se muri ibyo ngibyo byoroheje waba warigeze gukoraho byibuze wenda bikakunanira? Byoroheje byo ntabwo ndagerageza, ntabwo binanira. Ngerageza ibishoboka byose, ntabwo binanira, ariko ni ukugira ngo mbeho. Aho kugira ngo nsubira mu cyaro aho bakuroga bagoye ubusa, burya waguma mu mujyi ukagerageza gukora uko ushoboye ukiteza imbere nyine. Urabona imyaka ikomeje kugenda, sinzi niba ari uburwayi, urabona ko ugaragara nk'umuntu ukuze cyane kubera uburwayi. Oya, buretse reka mvuge, kugira ngo ugaragare yuko ukuze cyane, burya ni ubuzima. Burya ufite ubuzima bwiza wagaragara nk'aho uri umwana mutoya. Ntabwo ujya ubona se abantu baba bafite amafaranga, bafite ubukire buhambaye, kuba bari nko mu myaka 80 cyangwa se 30 cyangwa 40, 60 ugarukiza aho ngaho, ariko ukamubara nko mu myaka 30. Kubera iki? Kubera abari mu buzima bwiza. Urumva rero ufite ubuzima bwiza, no kugira ngo ubone nk'aho ngaragara nk'aho nkuze ni uburwayi. Kubera ko kwicara ujya kwa muganga, ujya kubona na dogiteri bakusuzuma uburwayi ufite, wumva nyine ko ntabwo burya aho ngaho utakaza ibiro byinshi, kandi utakaza n'amaraso menshi. Ibaza iyo ubazwe n'inshuro ebyiri, ntabwo burya usigara uri muzima. Usigara n'iyo utaje ugiye mu rugo, kubera n'ibibazo byose uba ufite no kubaho nta kazi ufite,
no kuba utabasha kugira ikintu wakwikorera kubera ko imbaraga ziba zaragushiranye, ubwo nyine ugaragara nk'aho ukuze. None se kwa muganga bakubwiye ko indwara urwaye zitakira, cyangwa bakubwiye ko ukomeje gufata imiti ukivuza neza hari icyo byazatanga? Burya icya mbere ni ukwivuza. Iyo ukurikije amategeko yo kwa muganga, numva amabwire yaba ku ruhande, ugomba kureka ibi, ugomba kubigenza gutya, imiti ukayifatira ku gihe, ibintu biroroha ukoroherwa, ugasubira mu buzima busanzwe. Niba barakubaza akakubuza ngo ntugaterure ibintu biremereye, ntukarye ibintu bikomeye, kandi n'iyo ubiriye wenda kubera inzara, ugerageza nko kunywa litiro y'amazi kugira nyine ukomeze nyine ubuzima bwiyongere, ukarya amavuta makeya, ese nyine nibyo ngibyo. Ariko byibuze ubu ngubu ahantu ubaho ubuzima ubona ko busa nk'aho bwagarutse? Ahantu mba nta kibazo ufite, ubuzima bwaragarutsemo bukeya, uwo tubana nyitaho, nyine nta kibazo tuba dufitanye. Ubwo umubana ngo hari isano mufitanye? Oya, ni umugiraneza, twabanye kera akiri umwana, ibaze none ubu abyaye abana babiri, abana babiri ni bakuru, bose uri kumva hari ikibazo tugomba nta sano dufitanye mbese, ariko nyine abandutira abavandimwe, birumvikana, abandutira nabo mu muryango. hari igihe inshuti ikurikira umuvandimwe. Cyane. Buriya ni nk'iyo mishinga urimo urapanga kuba wakora mu minsi iri imbere? Imishinga se, umushinga wa mbere ni uwo kwibeshaho, undi wa kabiri mbese ni kuzana umugore kugira ngo ajye afasha mu burwayi bwanjye. Buriya waba uvuga ati wenda nka nyuma y'igihe kingana gitya nzazana umugore, cyangwa ibyo ngibyo ntabwo uratangira kubitekereza byo gushaka umugore? Oya, ntabwo byo gushaka umugore umuntu arabitekereza. Burya ubanza wiyubaka, wamara kwiyubaka ukabona ugatangira gushaka umugore. Burya iyo mu myanya yawe y'ibanga yo bitari byagera igihe cyo guhaguruka, ntabwo ubura agatekereza gushaka umugore. Ushaka umugore ufite ubushobozi, wamara kubugira ukabona gahunda zawe zihaguruka, kuko iyo ufite ubushobozi na gahunda zawe zirahaguruka, ukabona ugatekereza iby'umugore. Noneho kubera ko ubu ngubu nta bushobozi uragira, gahunda z'ibanga ntabwo zikora? Ntabwo zirakora neza, ningira ubushobozi nibwo gahunda zizahaguruka sawa. Ariko burya byose nk'uko wakomeje kugenda ubembwa dutangira ikiganiro, hamwe n'Imana byose birashoboka. Inshallah, kubera Imana. Ariko icyo nababwira, mujye mwibuka gusenga Imana ariyo Allah subhanahu wa ta'ala. Burya niyo ikora byose. Ibyo kurwanira imitungo iby'isi tuzapfa tubisige. Mujye mugerageza mwumvikane n'abantu, mubanirane n'abantu sawa, inshuti yawe mwumvikane, musangira akabisi n'agahiye. Niba ari igishyimbo kimwe, niba cyaba gihiye, mujye mugisaturamo kabiri mugisangire. Burya ibyo ngibyo bizakubera byiza cyane kurushaho. Buriya ntabwo najya kuvuga ati ngo ibyakubabaje mu buto bwawe, kuko ibyakubabaje ni byinshi cyane, ahubwo se buriya hari n'ikintu waba wibuka uvuga ati nubwo naciye yego mu buzima mubi, ariko byibuze iki kintu cyambayeho numva ndishimye cyane, ku buryo mvuga ati iki ngiki ntabwo nzapfa kukibagirwa? Oya, ngewe ikintu se numva nakwishimira ni iki? Wapi, nacyo. Icyo nakwishimira ni uko senga gusa, ngasenga Imana imwe rukumbi. Kandi ikindi nakwishimira ni uko nabonye inshuti hano mu mujyi wa Gisenyi kurusha inshuti zo mu cyaro. Hari inshuti zambereye nabi zo mu cyaro. Hari n'ikindi nakubwira munyamakuru we, nkiri umwana inzara yarandiye, njya gushaka ibijumba n'ibirayi. Noneho maze kubibona
ndasasa hasi, ndabisasa nyine njya gushaka ibyatsi bya birayi ndabyotsa, bimaze gushya ari ukugira ngo bagenzi banjye bamfashe wenda babishyire nk'ahantu babyoza babinzanire, ahubwo bakajya babikura hahandi nabyokeje, bakajya babikuramo aho kugira ngo babimereze, ahubwo bakajya babikuramo birukangira. None se urumva izo nshuti zo zarampaniye, ahubwo zambereye nabi. Burya inshuti yawe uyibona wageze mu byago. Icyo nicyo numva ntishimye cyane. Buriya kuko washakishije mu bintu byashije usanga nta kintu na kimwe kigeze kigushimisha mu bwana bwawe. Nta cyanshimishije kabisa. Byose ni imibabaro n'agahinda. Ariko kereka wenda mu bintu bishimisha bibaho, kereka wenda iyo nagiye nko kureba nk'umupira nkasangamo abafana wenda by'ikipe igatsinda, ibyo nibyo numva bishimishije kurusha ibindi. None ukunda ibintu by'imipira bitangiye vuba ngase cyangwa n'ubundi no kuva kera warabikunda? Kuva kera ngiye numvaga ibintu bya siporo ari sawa, ari sawa cyane. Buriya nko muri siporo buriya nk'amakipe ukunda ni nka yahe? Ndahera ni Rubavu. Umutuku n'umweru. Umutuku n'umweru ni iyihe? Etenseri. Etenseri. Urayikunda cyane? Cyane, ngakunda na APR. Izindi kipe z'inzaduka rero ntuzimbaze. None ikindi navuga ari hariya mu isoko rya Gisenyi abantu nishimira cyane, numva nakwishimira cyane, ni n'inshuti zanjye magara, reka mboneyo n'umwanya wo kuzisuhuza. Harimo ba Marite, harimo mbese n'abari abamama bandi bo mu isoko muri 19 nabo ndabasuhuje cyane, na ba Ramazani. Ramazani aho uri, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yego. N'abandi bo ku ruhande mbese ntiriwe mvuga amazina, harimo ba Sifa n'abari aba pasiteri bose ndabashoboje. Akura hari nawe nukorera? Oya, nomba nibereye kugira mbe ndi gushyira ubwenge kugira mbe ndi kwibagiza imibabaro nahuye nayo nyiri umwana mutoya. N'aba papa Vani nabo ndabasuhuje cyane. Niwe basuhuje? Buriya busuhuje buriya ni abantu bakubereye imfura nyuma yo kugeza ngaho? Bari abantera story cyane, bankubita story, nkumva ndishimye cyane, imibabaro yose nkayibagirwa. Ubuzima ntabwo buba bworoshye, gusa nyine ni ugusenga, nuko wenda hari igihe cyawe kiba kitakageze kugira Nyagasani nawe abashe kuba yagufungurira imiryango y'ibyiza. Amina. Ibyo byose birashoboka. Burya iyo ufite amaboko ukaba ufite amaguru nta kibazo, n'amaso yawe akababona, byose birashoboka. Icyo nabwira abandi, ariko bajye bagerageza ntibasabirize, bashakishe akazi bakora kazabatunga. Ikindi navuga, abihutira kuvuga ngo hari abantu njya numva babwira abandi ngo kukuze kutari washaka, gushaka ntabwo ari we mushinga, banza wiyubake, numara kwiyubaka ubone ushake. Umuntu winjirira undi muntu ngo kutari washaka ntabwo ari byiza. Ibyo bintu ni bibi, mujye mureka kwinjirira abandi. Samuel, ikiganiro tugiranye burya n'ubundi njye nawe dusa nkaho n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere twari tubonanye, gusa nyine mu gusoza ni nk'iki wabwira nk'abantu bateze TV3 Rwanda aka kanya? Bajye bakurikira iki kiganiro mukora, uko ibiganiro bicaho ni byiza cyane. Ubwo se nutareba ibiganiro nk'ibi ngibi uzareba iki? Kandi iki nabwira abantu bapinga, mwere kujya mupinga, go gupinga ntugapinga umuntu udatunze. Ko gupinga ntabwo ari byiza, siwe mana umuntu wo gupinga yajya reka gupinga. Nicyo nababwira rero, kandi iki nabyifuriza, mujye mukomeza mukurikire iyi televiziyo, hacaho ibiganiro byiza,
ntimupinge ibintu bicaho, kuko umuntu nawe uba warayishinze ntaba yarashakishije kugira ngo ibi biganiro biceho. Mwe kujya mupinga abantu rero, mujye mutubabarira, gupinga ntabwo ari byiza. Gupinga uwo udatunze, uwo utagaburira, uwo utambika ni haramu. Samuel, reka tugushimire buriya, twifuje ko ikiganiro tugiranye, reka tugushimire. Urakoze wa munyamakuru we. Sawa, ibihe byiza. Amin. TV3